yego ubwo n'ubuhanuzi ariko uhanura abwira abantu ibyo kubungura n'ibyo kubahugura n'ibyo kubahumuriza. Aha rero nagira ngo nk'abantu ibintu nabonye nari nagiye gusengera ahantu. Urashaka gutanga ikimenyetso cya kangahe cya gatatu cyerekeye ubuhanuzi. Ni ubuhanuzi. Ubundi ubuhanuzi nyabwo, ubuhanuzi nyabwo bukora ibintu bitatu: kungura, guhugura no guhumuriza. Ibitari ibyo si ubuhanuzi. Yes, ubuhanuzi Imana izanye. Ubuhanuzi ni iki? Ubuhanuzi ni message, ni ubutumwa buvuye ku Mana y'ukuri. Sibyo? Iyo buje ku muntu rero wabuje kumukora iki cyambere? Icyambere ni ukumuhugura. Bukaguhugura, bukakubwira ngo dore inzira ni iyi yuko ni iyi. Sasa cya kabiri kungura. Kungura no kukwedishiya. Ukabidishiye ukakuvana ahantu ukakugeza ahandi. Hanyuma icya gatatu reka twongere dusuze inshuti zacu, abavandimwe bacu aho muri hose, aba mu Rwanda ndetse no mu bindi bihugu bitandukanye. Mu by'ukuri iyo tuje kuri kamera natwe twumva twishimye kuko tumaze kumenya yuko ibyo twabasezeranije tugitangira mwasanze ari ukuri, kuko mutubwira yuko ibiganiro amahishurirwa mutari musanzwe muzi biri kugenda bibafasha. Ni mu by'ukuri natwe ni umunezero wacu kubona turi kumva ubuhamya bwiza yuko ubuzima bwa benshi buri guhinduka. Rero Irabagira Family TV yo ibabikiye ibintu byinshi cyane muzagenda mwumva, kandi pe impinduka zikomeye muzabona zigenda ziba umuntu ku giti cye, mu miryango, ku gihugu ndetse no ku isi yose. Cyane ko nk'isomo twahariye ry'Imana y'iki gihe usanga kenshi yagifata, usanga hari ukuntu yagiboha umuntu ku giti cye, hari ukuntu yagiboha umuryango ndetse n'ibihugu. Ariko ngira ngo message dufite abazagenda batwumva neza ni ijambo ribohora, rikiza, rikuraho umuntu imigozi y'iyo Mana y'iki gihe, ikagenda burundu, ikakuvaho ikagenda. No kuri pe hari ubuhamya bwiza bushimishije, tuzazana abantu rimwe mwiyumvire abantu bari baraboshywe n'Imana y'ikinyoma, yaje ikakora ibintu bibi cyane mu isi. Ariko rero mu by'ukuri rero burya nta katagira igihe. N'Imana iravuga ngo igihe gikwiye cyo kura kwanjye kirasohoye kugira ngo mbohore abantu. Mu by'ukuri niko bimeze nyine, kandi imirimo yayo izagaragara. So rero ni Christophe n'ubundi, hanyuma ni Christophe Sebanane, hanyuma mugenzi wanjye nawe arahari. Reka abasuhuze. Bavandimwe inshuti mukurikiye Irabagira Family TV, ndabashuhuje mu izina rya Yesu. Ubuntu bw'Imana bubane namwe. Ni umunezero mwinshi kuba twongeye gusangira iki kiganiro, kuko harimo umucyo mwinshi. Abantu benshi bariho barakira, abantu benshi bariho barahindukira, abantu benshi bariho baramenya ubuzima bwabo ubwo ari bwo, kuko n'ubundi turabizi neza iyo umuntu atazi yava ntabwo amenya yajya. Rero iyi televiziyo iriho irakora umurimo w'Imana, kandi ni ukuri nk'uko amaze kubivuga, igihe cyo gukora cy'Uwiteka ni iki. Rero ni igihe cyo kugira ngo dusabane twese n'Imana Data. Rero bavandimwe, umwuka w'Imana, umwuka wera akomeza abafashe rwose, musobanukirwe n'aya masomo n'ibi biganiro dukora. Yes. Muzamenya ibintu byinshi cyane. Tuzasesengura ibintu byinshi, amateka ya kera, amateka y'itorero, mu by'ukuri kandi muzamenya mu by'ukuri ubushake bw'Imana muri iki kinyejana, muri iki gihe ni iki. François,
tugiye kuganiza abantu bagiye batwishyuza ngo akongo mu by'ukuri imana y'iki gihe ugeze ahantu gutya waye tuyibwirwa ari iki. Yego ibyo ngibyo nanjye barabimbajije ko twatangira kwigisha imana y'iki gihe. Noneho umuntu arambaza tese mu by'ukuri twarabyumvise imana y'iki gihe koko iriho kandi niyo yatumaze. Ugeze ahantu bavuga ijambo ry'Imana, basenga, bavuga Yesu, wabwirwa n'iki ko iyo mana y'iki gihe yica ureba rwose muzadufashe mu bidukorera. Noneho ndamubwira nti nyamara nti Bibiliya y'igitabo cy'Imana nayo yaranagifite ni rwose irasobanutse. Ambera amvugiza ukuri arambwira atereka nkubwire ati burya ntidusoma. Ati ntidusoma rwose, ati mudufashije ati byaba ari byiza. Niho ndamubwira rero nti buriya tuzabikora rwose. Yes ubundi mu by'ukuri nabyo ntibyoroshye kuba nubwo wakoreka umuntu ibimenyetso ariko turabikora. Ariko ikintu cya mbere kibi gikabije gitera ubwoba gitera ikibazo nyine nuko birivuga ngo mbe na mbe yahumye abantu. Rero kuba abantu bahumye ni ikibazo gikomeye, hari igitwikizo kiri ku mitima yabo. Ushobora kureka umuntu ibimenyetso ntabyumve ko ari byo. Ariko bavandimwe rero niyo mpamvu iki kiganiro tuzakomeza twige, tuzakomeza tusobanure, byanze bikunze icyo gihe kizavaho abantu bamenye ukuri uko ariko. Rero ngira ngo tugiye gusa nk'abinyuramo, ariko hari nk'ikintu kimwe cyabayeho. Ikintu kimwe cyabayeho mu isi, cyongeza bakita great disappointment. Hari ugutenguha kwagiye kubaho. Ubundi tugisha iri somo ry'Imana iki gihe twavuze ko nk'amadini agiye akomeye menshi yakira amuhishurirwa mu ijuru ry'Imana y'iki gihe. Abakozi bayo baragenda bajya mu ijuru ry'Imana y'iki gihe, ariryo juru rya kabiri. Baragenda bakurayo amabonekerwa, ariko wabihishuriye yabishuriye nka Yesu w'ukuri cyangwa se nk'Imana y'ukuri. Hari indi Imana itari Yesu ku bandi. Abenshi bahuye n'abamarayika, bahuye n'iki, babaha izo message muri iryo juru rya kangahe cya kabiri bazizana mu isi. Ariko rero icyo rero mvuga nk'abantu banze batekereza ikintu kimwe tutarinjira muri Bibiliya, ikintu cyitwa great disappointment ni ugutenguha kwagiye kubaho. Abantu bajye muri Google bashyemo ngo great disappointment. Gutenguha kwabayeho mu isi. Uzi ko gutenguha ni abantu bakira amabonekerwa cyangwa se bakira amahishurirwa, babwirwa ngo Yesu ngo azagaruka igihe runaka, sibyo? Ndetse bashyiraho n'ibihe. Ngira ngo pe na amasomo n'ibintu nakoreho ubushakashatsi cyane biteye n'isoni. Icyo gihe byanyeganyezaga za muvoma z'abantu, hanyuma izo muvoma rero zikajya hamwe zikategeza Yesu ko azaza. Yesu hari igihe ngo yari kuzaza mu 1840 gutyo. Hari groupe y'abantu rwose yayitegereje. Icyo gihe Yesu barategereza ntiyaza. Uzi cyese kivaho basaba ngo nyuma nyine benshi baraguye, hazamo ibice, hazamo ibibazo bitandukanye. Ariko nyuma baza kongera kubyeza no kwitunganya, bavuga ngo Yesu ngo impamvu ngo ataje ngo ntabwo yaje koko, ngo interpretation cyangwa se ngo ubusobanuro ngo ntibwabaye bwiza, ahubwo ngo nibwo ngo yinjiye ahera ngo kujya gutamba igitambo. Ariko ikibazo no mu 1914 hari great disappointment yabaye. Hari kuri gutenguha kandi nabone idini rikomeye mu isi. Buriya kambabwire ari tuziga isomo ry'ubuyobe, by the way. Twigo ubuyobe bwagiye buza buti guhera ku itorero rya Kristo muri kinyejana cya mbere, sibyo? Hagati y'icya mbere n'icya gatatu, kuko nta kibazo cyari gihari. Nubwo hari utuntu tw'ubuyobe tutaraba official cyane, ngo dusinga ibintu bikomeye, ko twari duhari, kuko nka Yohana yaravuze ngo tugeze mu gihe gikomeye kandi mwese ko Kristo azaza ngo yamaze kuza. Ako kantu karakahe icyo gihe. Ariko ubuye bwamaze kwimanifestinze cyane, bwigaragaza cyane mu kinyejana cya kane. Niyo mpamvu bakita buriya ngo ni igihe cy'umwijima. Ni periode ngo y'umwijima, ni igihe cy'umwijima cyabayeho kugeza ku kinyejana cya 17 gutyo. So rero harimo ibintu byinshi cyane byagiye biba mu by'ukuri
nk'ubu ngubu uramutse urebye ubuhanuzi bwagiye buhanura wa mugani imperuka nyine, imperuka cyane cyane imperuka, ugakora urutonde rw'abantu bakomeye kandi bashyigikiwe n'abantu bakomeye, n'ubu ngubu abana babo cyangwa se iyo miryango ikomoka kuri abo muheshurirwa ikabyihari, wakumirwa n'ukuri. Abo bantu bagiye bashyiraho imyaka y'imperuka ntiyabo, ariko abantu baracyari mu bintu nk'ibyo ngibyo. Ariko Satani kuko ari umugome, wa mugani ari Imana y'iki gihe, ihitize n'akandi kantu ko kuvuga ngo burya ngo nimuhumure, ngo ni akantu gato ngo kabaye kaherere kuko umuntu w'Imana, ngo ariko rwose ngo byerekwa ngo byari ibyo ngo dukomeze. Ariko nta bintu byigeze kuba nk'ibyo mu Rwanda mu bihumbi 2000. Mu bihumbi 2000 rero, icyo mu bihumbi 2000 cyakomokaga mu 1800 nicyo cyari gihindutse. Hari umwuka wateye ngo ubabamo, harimo n'abanyabwenge bakora ngo bakurikira icyitwa ngo cya chronology, kubara ibihe. Yego, n'abakronologe cyane bagenda babara ibihe, rero bagiye bafeiringa, bagiye batsindwa, ariko hari kibariho nk'abantu bagiye babasha kuva muri icyo kintu cy'ikinyoma. Ni bake cyane abandi bagiye bahindurirwa gahunda. Tanzwa sinzi nawe niba wadufasha tukinjira tugakomeza wowe ikintu wafasha umuntu ati muvandimwe, reka wa mugane ninde wabwiye ngo dukoreshe ngo ajya nitamazi niki n'igipimo. Rero biriya bintu ni ibintu bikomeye cyane mu by'ukuri. Imana y'iki gihe ifite ukuntu ihuma abantu amaso nk'uko nyine twabivuze, ikareka abantu ibintu ubundi mu by'ukuri binagaragara ko atari byo, ariko ugasanga abantu babigiyemo babyemeye uko biri. Ibyo ngibyo natwe rero twakureba n'ijambo ry'Imana icyo rivuga, nko kuva igice cya 20 yenda twasoma kuva ku murongo wa mbere kugeza kwa 5 kugira ngo dusobanukirwe. Ngo Imana ivuga aya magambo yose iti, ndi Uwiteka Imana yawe yagukuye mu gihugu cya Egiputa mu nzu y'uburetwa. 3 ngo ntukagire izindi mana mu maso yanjye. Yego. Noneho 4 ntukiremere igishushanyo kibajwe cyangwa igisa n'ishusho yose iri hejuru mu ijuru cyangwa hasi ku butaka cyangwa mu mazi yo hepfo y'ubutaka. Noneho 5 ntukabyikubita imbere, ntukabikorere, kuko Uwiteka Imana yawe ndi Imana ifuha, mpora abana gukiranirwa kwa base nkageza ku buzukuruza n'ubuvivi bw'abanyanga. Noneho hano ari ikibazo gikomeye. Murabizi ko mu isi hari ibintu bitandukanye abantu bizera, hari abasenga izindi mana ku mugaragaro nk'uko hano bisobanuye muri iki gice cya 3 ku mugaragaro. Ibyo birahari. Noneho hari n'ikindi ngo ntukiremere igishushanyo kibajwe. Muri make amasomo icyambe ntukagire izindi mana mu maso yawe. Ntukagire izindi mana. Hari imana twagiye twigisha zitandukanye. Sibyo? Twagaragaje n'imana y'ukuri. N'imana y'ukuri. Muri make ahantu mbone turayivuga cyane ariko tuzayisesengura. Niba ariko rero ikibazo ni kingi kirega, ariko nyine uri bufashe kuko abantu baba ngo ni Imana yanjye niyo y'ukuri. Nusenga ya zindi. Ariko ikintu cya mbere umuntu wese udasenga Imana y'ukuri nyine, ariko ntacyo bazagenda bayimenye. Komeza uravuze ngo ibishushanyo, ngo ntukiremere igishushanyo kibajwe. Igishushanyo kibajwe na bahanuzi ba Yeremiya, ba Yesaya, ba Ezekiel barabivuga ngo umuntu afata ingiga y'igiti ngo akayikoramo ikintu cy'igishushanyo, agatangira akagisenga, mu kindi giti akagicana, akakota umuriro, akagitekesha ibiryo. Noneho icyo kintu akakikubita imbere. Ngo noneho ngo cyangwa igisa n'ishusho yose iri hejuru mu ijuru cyangwa hasi ku butaka cyangwa mu mazi yo hepfo y'ubutaka. Mbega ikintu cyose wakora cy'igishushanyo, cyaba kibaje cyaba kimeze gute. Ahangaha nubwo batabivuze hari n'ibibumbano. Ibibumbano bakora. Ahangaha icyo dushaka rero ni ukuvuga iki,
ni ukuvuga ko umuntu wese uzaba ari ahantu bariho basenga akabona ikintu cy'igishusho nk'icyo akabona ikintu cy'ikibumbano akabona komeza aravuze ijambo wasomyemo cyangwa igisa n'ishusho yose iri hejuru mu ijuru muri makeye ikintu cyose wabumba washushanya sibyo gifite n'ishusho y'ibintu byo mu ijuru byatangiye kera uzamenye yuko aho hantu hicaye nde hicaye imana y'iki gihe ariko reka twibutse abantu sasa abatesalonike ba 2 ibice 2:4 haravuga ngo azagenda yicare mu rusengero yego yirukana iki ngo ase nk'urukana mu zindi mana yite ko ari yende yite ko ari imana rero nujya hano basenga sibyo ahantu yicaye nkuko twabyumvise uzahasanga icyo kintu ukivuga ibintu tubwira abantu ibyiza imana hari imana yitwaga Diane tugize gusobanura mu gihe y'amana akazi ko cyane ariyo Aroteme Bibiliya yita Aroteme cyangwa se Artemis ngo bari barayibarije mu ishusho yavuye mu ijuru yego baba ngo ntimuzi yuko mu ishusho ya Aroteme ngo yavuye mu ijuru gusa imana yizanye n'ibintu nk'ibyo icyo gihe mu by'ukuri harimo ngira ngo urusengero rwa Diane rwa rusengero rukomeye cyane mu mateka abashaka bazabimenya kugira ngo hari no muri iki gitabo cy'Imana y'iki gihe twabishyizemo bari ikoreye ishusho ikomeye cyane ndetse yari ifite n'utunuzana yari ifite n'uburyo bwo gusenga bakoreshaga amashapure mbere yuko winjira mu rusengero rwa Diane aguraga ishusho ye niyo mpamvu harimo business ikomeye cyane aguraga ishusho ye warangiza ukagura n'ishapure ye kugira ngo ubashe kwinjiramo kiragiye rero mu by'ukuri kuhagera nimba ari ishusho yose ngo ntukiremere igishushanyo kibajwe cyangwa igisa n'ishusho yose iri hejuru mu ijuru ntabwo ari ishusho y'ikuzimu ntabwo ari ishusho ni ishusho ifite image ye yo mu ijuru cyangwa se hasi ku butaka nabyo birahari bisa nk'abantu bisa n'iki cyangwa mu mazi yo hepfo y'ubutaka kandi aho hose Imana irakigira hakore haba iyo mu ijuru ryayo ibariza ibyo bintuza yaba mu isi no mu nyanja ihari urakoze cyane rero mu by'ukuri kuko bivuze mbere na binugira aho ngaho uzavuga ngo y'amana y'iki gihe mu Batesalonike ba 2 ibice 4 yicaye mu rusengero mbonye biranganira hari dore ngiyi ikomereza rwose noneho ari ya 5 ubwo kuba ari ibishushanyo bigaragara icyo ni icya mbere urabona kubyiremera none hano 5 ntukabyikubita imbere yego ntukabyikubita imbere ntukabikorere iki ni ikintu gikomeye cyane ubundi turabizi ko mu bakristo hari usenga apfukamye hari usenga ahagaze ariko afite ukuntu yitwaye muri uwo mwanya arimo noneho rero hari aho haba hari icyo kintu ugasanga umuntu koko yakikubise imbere yapfukamye ariho aragisenga kandi ari mu rusengero ari mu ahantu bavuga Imana bavuga Yesu ariko hari igihe rega Satani n'umugome hajya avuga ariko se ngo mu ishuri ho none se ngo mu ishuri ngo ntihari ibikoresho aya ngo ni materiel didactique mu bikoresho bikoreshwa ari uko rwiki hari ngo kugira ngo buri kabana ngo urusheho kumva ngo burya ngo muri rusange ngo kugira ngo umuntu yumve ngo bisaba ngo ukorenga ibishusho ngo ugiye gute ariko se mu by'ukuri ko umwuka wera ari wigisha umwuka w'umuntu umutima w'umuntu bisaba materiel didactique ko isabza mu ntambwe zageze umva ijwi ryanjye uzumva ijwi ry'Imana ariko ikintu cyabajwe kiri hari uzasenga ibyo tubabwira akorera ukababwira bavandimwe nyakwa president wavuze ngo ejo bundi yabwiye Amavubi ati Amavubi sibyo kujya kuraguza n'ubupfumu kugira ngo mutsinde yavuze ngo n'ubujiji bukabije yabyo n'ubujiji we nta nubwo yavuze ngo mumayobye ngo mwagiye kwa shitani mwatati twumvikane ibyo n'ubujiji bukabije muri iki gihe mugani nta nubwo mureba rwose muri iki gihe kuko Imana umuremyi wa byose
uri kumwiyambaza wishingiye ku kintu kiri aho ngaho kibajwe ntibiteye isoni. Buriya ibyo abapfumu byari n'ikindi gishekeje, uzarebe n'umuntu ujya mu bapfumu wese agenda yihishe, ntabwo agende ku mugaragaro gutya, kuko nawe bazi ko ibyo bintu akora atari byo. Reka dukomeze ibyo bimenyetso rwose rero ijya mu cyuri cya mbere cyumvikana. Aha muri make rwose ibyo ngibyo abantu babirebe babyumve. Hari rero ikindi twareba, dukomeze nanone kuva kuri 24 turebe umurongo wa 5 icyo uvuga. 24 kuva ni kuva yes 24 umurongo wa 3. 24 umurongo wa 3 ngo Mose araza abwira abantu amagambo y'Uwiteka yose n'amategeko ye yose, abantu bose bamusubiriza icyarimwe bati ibyo Uwiteka yavuze byose tuzabikora. Hano ntiriwe ushatse wakomeza, urabona nk'ariya kuri 7 ngo yenda igitabo cy'isezerano ngo agisomera abantu, ngo baramubwira bati ibyo Uwiteka yavuze byose tuzabikora kandi tuzamwumvira. Ahangaha ni cya gihe Imana yahaga Mose amategeko. None amategeko ayabahaye abantu, muri aya mategeko harimo imigisha akaba n'imivumo. Yego. Noneho abantu ntibareba imivumo, ahubwo birebera imigisha gusa. Bahita bavuga bati tuzayakora, tuzayubahiriza uko ari. Iyi ni ya kamere muntu. Ntibareba kondisiyo ziri muri ayo mategeko. Yego. Aho icyo nshaka kuvuga rero ni iki, hari ahantu ugera ugasanga baravuga ngo mwubahirize amategeko, ukumva barigisha abantu kubahiriza amategeko. Amategeko ni meza, na Pawulo arabivuga hariya Pawulo 7. Dongo amategeko nayera nibyo ni meza, ntabwo tuvuga ko amategeko atari meza, abantu babyumve. Ariko se amategeko Imana iyazana abantu bazi icyo yazaniye. Twigeze kwigisha isomo ry'amategeko, ariko uzi ko ari byo abantu bajya kuri iyi video, hari isomo ry'amategeko bazumva amategeko yaziye iki Imana yazanye. Ariko turi kuvuga ngo icyerekana Imana y'iki gihe ngo nibyo turimo, ikintu kizayerekana aho iri ni hehe. Utangiye kutubwira rero ngo bavandimwe, dore amategeko ukuntu yaje mbere na mbere. Imana isa nk'yari gutestinga abantu igira ngo irebe ko biyizi, irebe ko bisobanukiwe. Umunsi babwira ngo dore amategeko ngaya yanjye yose. Burya amategeko iyo yasesengo yose ni 613. Hanyuma iyo ugize gute, iyo uyarezimye abicumi. Ndetse Yesu yararezimye abangahe ababiri. Rero na amategeko akomeye cyane Imana yahaye umuntu, igira ngo nkuko warugeze navuga ngo ifite intego runaka. Ariko turaza kwerekana uburyo uyu munsi ahantu iyo Imana y'iki gihe iri mu nyigisho zayo wamenye kwiraho ngaho koko niho warugeze. Noneho aya mategeko nyuma tuza kureba mu buhanuzi bwa Ezekiyeli yagize icyo yavugaho. Ezekiyeli 20 umurongo wa 25. Reka masome. Ezekiyeli 20 umurongo wa 25. 25 bavuga ngo nuko mbaha amategeko atabonereye n'amateka atababeshaho, kandi mbandurisha amaturo yabo kuko bacishije imfura zabo zose mu muriro, kugira ngo mbahindure ingegera babone kumenya ko ari jye Uwiteka. Hano hari ikintu gikomeye ngo mbaha amategeko atababonereye n'amateka atababeshaho. Ese twibaze, Imana yahaye aba bantu amategeko izi ko atababonereye. Amfite kutababonerera, aba bantu bari mu mwijima, bari n'abanyabyaha muri kamere, n'abanyabyaha, kandi amategeko nayera. Muri make kuvuga ngo ariho kuvuga ngo ufite ibyondo ariko kora ku ikanzu yera ko ntuyanduze. Ese birashoboka? Ntabwo bishoboka. Rero Imana yayabahaye izi ko atababonereye. Wakwibaza rero utese iyi Imana nuko itakundaga aba bantu?
icyo ni ikibazo ikintu nakunganiraho ngaho Imana itanga amategeko nyine yagira ngo dutsindwe. Baroma 3:19 bavuga ngo Imana yatanze amategeko kugira ngo akanwa kose kazibwe abantu bose bari mu isi batsindwe n'urubanza. Kuko Imana y'imitegura agakiza Yesu Kristo we waje gusohoza n'amategeko twasabwaga. Mu by'ukuri ntabwo Imana yahaye amategeko umuntu kugira ngo ayashobore, kuko iri kwivugira ngo nubwo nkiba amategeko bavuga ngo nimu yashobora pe. Kandi Yakobo 2:10 ravuga ngo uyubahiriza yose akicamo rimwe abayishe yose. Bivuze ngo burya kubahiriza amategeko yose 612 ukicamo rimwe, cyangwa se kubahiriza 10 nkuko muyazi kubahiriza 9 ukicamo rimwe uwishe yose. Bivuze ngo rero mu by'ukuri bijya byarangiye isi yose ivumwe n'iki? Ivumwe n'amategeko, kuko nta muntu muri kamere wabasha kubahiriza iki amategeko yera. Ibyo tuzabisobanura cyane nanone mu isomo ry'amategeko buriya rira ry'ubushize dusa nk'abatangiraga, ariko muzaryumva neza. Rero igihe cyaje kugera umurimo w'amategeko ugiye gute urasohoza, sibyo? Ntabwo amategeko azana agakiza, ntabwo amategeko azana gukiranuka. Amategeko icyo yakoraga ko ari gutsinda umuntu ngo yatubere umushorera kugeza kuri Kristo. Rero kuva Kristo yaza akamategeko agiye gute karasohoye. Uyu munsi icyo amategeko yakora n'ubundi ni ukugutsinda. Nimba utazi mu by'ukuri iby'agakiza neza, wongeye guhabwa amategeko kugira ngo atsinde iyo kamere yawe, bigutere kujya gute guca bugufiya, wizere agakiza ka Yesu Kristo, wizere gukiranuka yazanye, sibyo? Wakira umwuka. Nikamubwira hari ikintu reka nsome umuntu za hano mu Galatia 3 no kugira ngo wakire umwuka wera bisaba iki? Wumve Galatia 3:5 mbese baho umwuka igakora ibitangaza muri mwe, ibikoreshwa nuko mukora imirimo itegetswe n'amategeko cyangwa nuko mwumvise mukizera. Uri kumva? Muri make kwakira umwuka wera, kwakira umwuka wera, n'imwe kwakira umwuka wera, kwakira impano zose z'Imana ntabwo iba mu mategeko. Icyo turi kuvuga abantu baza gusoma ngira ngo naje kubisengura muri kino gitabo, ikintu cyitwa nk'Abakorinto 2:13-14-15 ngo ariko imitima yabo yarahumye ndetse kugeza na bugingo n'ubu y'isezerano rya kera isomwa cya gitwikirizo kiba kigitwikira imitima yabo ntibamenye ko cyakuweho na Kristo, ahubwo kugeza na bugingo n'ubu ibya Mose yo bisomwa iyo nyegamo iri ku mitima yabo. Bavandimwe, iki ni ikimenyetso cya kabiri. Icya mbere twacyumvise, nugera ahantu ugasanga hari amashusho, hari ibumbano bisa nk'ibifite ishusho iva mu ijuru, yitirwa ko yavuye mu ijuru, ntuziri kujya kure aho hantu hicaye Imana iki. Yego, yaje kwicara mu rusengero kugira ngo yite Imana, irangije izana iki n'amashusho yo kuyisengamo. Icya kabiri, nugera ahantu ugasanga ugasanga bari kwigisha yuko amategeko ariyo nzira ijya mu ijuru. Tuzigisha uburyo inzira y'amategeko ariyo nzira ngari. Yego, kubera iki ni igitwikizo cyakuweho. Benshi cyane abigisha amategeko, kuko ikibazo cyane iki bene abantu bigisha amategeko ntibashobora kugeza agakiza kukuri ka Yesu Kristo. Ibyo ntibishoboka. Abaza nka muvumo yazanye yagize ya great disappointment twavuze, ni muvumo y'amategeko cyane. Bigize abanyamategeko kubera iki ndi kwivuga. Abantu iyo bari muri amategeko, sibyo, bituma batandukana na Kristo. Yego. None bashaka kwitwa twumate hati mwumva abanyabuntu, twege turabanyabuntu kuko umuntu ni Kristo. Yego. Nimba utemera ubuntu ntacyo na Kristo. Ubuntu ni Kristo, kandi ubuntu nibwo bw'agakiza, ubuntu nibwo bukuzura, ubuntu nibwo kugira umwana w'Imana, nibwo butuma wubaha Imana, nibwo butuma ureka ibibi, nibwo butuma usuzugura iby'isi, nibwo butuma ugira umutima ukunda Imana by'ukuri. Nanone nyine ntabwo buriya ubutaha tuzerekana n'abanyabuntu bita abanyabuntu b'Imana y'iki gihe. Yego, Imana y'iki gihe. Hari ubuntu Imana y'iki gihe nawe yazanye butari ubuntu by'ukuri. Butari ubuntu. Kuko ubuntu buragukiza. Niko ijambo ry'Imana rivuga. Rero iki gitwikizo cy'amategeko birababaje cyane.
iyo urebye ibyakozwe muri 15:21 aravuga ngo kuko uhereye kera kose Mose afite mu midugudu yose ababwiriza ibye bisomerwa mu masinagogi ku masabato yose. Uhereye ryari? Uhereye kera kose Mose afite abantu be. Abantu rero tuzabigisha bene Mose bo mu isezerano rishya. Sibyo? Ni abakozi bande y'Imana y'iki gihe. Bene Mose uyu munsi tuvugana hari bene Mose ku rurimi hari bavuga nde Yesu ariko message bavuga ari yande nubundi ku rurimi bavuga Yesu mwiza Yesu waducunguye ariko bikarangira message bafite ari yande ari ya Mose ako fa abantu bashaka kutabyumva neza ko tuzabafasha buriya nta n'ubwo bamaze gutandukanya amategeko ya Mose na Yesu ariko buri uyu munsi tuzigisha neza tuzongera tugasubiramo isomo ry'amategeko buriya bazabyumva muri warikomojeho riri mu Baroma 3:19 n'uwa 20 babitekerezeho ngo tuzi yuko ibyo amategeko avuga byose abigwira abatorwa nayo kugira ngo akanwa kose kazibwe kandi abari mu isi bose batsindirwe n'urubanza imbere y'Imana. Noneho 20 kuko imbere yayo ari nta muntu uzatsindishirizwa n'imirimo itegetswe n'amategeko kuko amategeko ariyo amenyekanisha icyaha. Iri jambo barisome niba amategeko amenyekanisha icyaha amategeko araza akakwereka uri none akagufata akakujyana kuri wa mushorera ukugeza kuri Kristo. Ubwo iyo wageze kuri Kristo amategeko nawo nibakimentioning bagifate ariko ubundi isomo ry'amategeko ryuri very wide cyane. None se ubu ngubu abagarisiya 5:4 ko bavuga ngo mwego bashaka gutsindishizwa n'amategeko mutandukanijwe na Kristo kuko mwaguye muretse ubuntu bw'Imana. Ibyo bisaba ni ibintu bijya gute bisaba kuzajya gute kuzacukumbura bakagenda basobanukirwa. Ariko ikimenyetso cya nyuma ikindi kimenyetso ubundi se cya gatatu tukazavuga ubutaha turareba ikindi kimenyetso ku Bakorento ba kabiri 14 umurongo abambere 14 umurongo wa 3 14 umurongo wa 3 aratubwira ngo ariko uhanura we abwira abantu ibyo kubungura n'ibyo kubahugura n'ibyo kubahumuriza. Ubwo n'ubuhanuzi. Ariko uhanura abwira abantu ibyo kubungura n'ibyo kubahugura n'ibyo kubahumuriza. Aha rero nagira ngo nk'abantu ibintu nabonye nari nagiye gusengera ahantu. Urashaka gutanga ikimenyetso ubwo cya kangahe cya gatatu cyerekeye ubuhanuzi. Ni ubuhanuzi. Ubundi ubuhanuzi nyabwo ubuhanuzi nyabwo bukora ibintu bitatu: kungura, guhugura no guhumuriza. Ibitari ibyo si ubuhanuzi. Ubuhanuzi Imana izanye. Ubuhanuzi ni iki? Ubuhanuzi ni message, ni ubutumwa buvuye ku Mana y'ukuri. Sibyo? Iyo buje ku muntu rero wabuje kumukura icya mbere ni ukumuhugura. Bukaguhugura bukakuvuga ngo dore inzira n'iyingiyi yuko n'iyingiyi. Sasa cya kabiri kungura no kukwedishisha ukabidishiye ukakuvana ahantu ukakugeza ahandi. Hanyuma icya gatatu ni ukubahumuriza no kuguhumuriza. Muhumuriza abantu banjye mu by'ukuri abantu nimba bari bagoswe n'igicu cy'Imana kigihe noneho ihumurira ikaze. Ni ibyo bintu bitatu biranga umuhanuzi w'ukuri wo mu isezerano rishya. Ariko no muri ryacya niko byaga bimeze. Arugeze kumbira ngo ariko murabona ngo gihe ngo Imana yavugaga ibintu bikaze ngo barapfuye bageze gute. Ubwo byari mu kimwe cya mbere kiki cyo kuguhugura ko kiragiye kenshi cyane babaga bageze gute hari umurongo w'amategeko. Kandi nkuko twabyumvise rirasezerano rya kera yari rikaze ntabwo barishoboye mu by'ukuri. Impamvu iyo birangiye bari akajambo kanyuma ko mu isezerano rya kera ko ari kuri Maraki kavuga ngo umuvumo muri make isi yose mu isezerano rya kera ryapfura icyo cy'umuvumo kuko abantu ntibigeze bajya gute babasha
kubahiriza amategeko y'Imana uko bishaka. Sasa rero buri munsi umuhanuzi yaje abaje kujya gute guhugura abantu nose ibi bya murapfuye rero murapfuye kuko mbere gukomeza ndibuka uratumaze imisi turwana ibi by'ubuhanuzi bwa bamagane na ba nyirabiro niki ndibuka hari abantu bamwe kwanza ubuhanuzi bwa magane buravuga ngo nta nsinzi hari niko buvuga nta nsinzi hari n'ubwa nyirabiro bavuga ngo ari gutana amagambo nane na kigirombe ndabarasa amagambo batanaga nibyo byaje kwitwa indagu nyine nabyo ngo ntikigo nta nsinzi yari hari ndibuka Imana iramfashije kabisa nenge kuvuga hasengera twahuye gihe narimo nigisha yarimo yigisha ndamubaza ese mu by'ukuri ubwo buhanuzi nyine arimo avuga ubuhanuzi bwa magare ko birivuga ngo ikibi ni cyiza Imana igatanga uwo muburo abantu banjye nubwo habone kumwe agahagarara mu gihugu agahagarara mu mwanya bakakura ibyo bintu hari naho Bibiliya ivuga ngo abantu banjye bitira izina ryanjye nibaca bugufi bakajya gute icyo gihe nzakura ikibi ku gihugu nzakura ibyo byorezo nzakura wiki ntabwo bishoboka ayambwa ngo hoya ngo ubuhanuzi bwa magare ngo nta nsinzi hari ngo umuntu uzeshaka bisenya ngo biveho ngo azakubitika ubuhanuzi ngo Imana guciye amaguru ngo Imana ngo bavandimwe ngira ngo urebye nk'ubuhanuzi buri kwaduka mu kino gihe ni ikimenyetso simusiga niwumva bene ubwo buhanuzi ujye umenya ko ari ubwiki ari Imana y'iki gihe naguciye mu ijambo nibyo ashaka kuvuga ariko noneho jewe nagira ngo nanjye ntanga izi ingero nagiye mpura n'abantu gutyo ubuhanuzi umuntu akaza ngo hari imvugo y'iki gihe ngo aratwika ngo umuhanuzi buri gihe ngo iyo yabaga yidesharije ngo atagitwika ngo yajyaga prayer mountain ngo kwisharije ariko abantu babikurikirira hafi bakavuga ko mu by'ukuri turi kuri prayer mountain yajyaga ngo yaba yari afite ahandi hantu ajya bamuha izindi mbaraga zidasanzwe akaza atwika noneho ubwo yazaga atwika noneho abahagaze mu rusengero kuko iyo yahagararaga n'abantu babaga bafite ubwoba atangira kubwira abantu ngo biyeze ngo bavuge ibyaha byabo noneho bamwe barabivuga noneho hari umudamu wari wiyicariye noneho ngiye kubona mbona raje ngo niko mata ngo kuteza kandi warasambanye ufite umugabo mu rusengero noneho twese turumirwa ese bavandimwe mu twumva ubwo buhanuzi burubaka cyangwa burasenya tuvuge ko umugabo we bari kumwe cyangwa batari kumwe icyo nzi cyo nuko yatashye akagera mu rugo byahageze kare inkunga imutanga kugerayo ikintu twavuga hari ubuhanuzi bwashenye abantu sibyo nabwiye hari ubuhamya nigeze kubwira abantu bw'umuntu wari ugiye kujya ngo mu gutaha ngo apfe Imana imaze iminsi imusura ko nta nsinzi hari barabwira ati nta nsinzi hari uretse kwiyeza ukazitahira twarawe nsanga mu by'ukuri igare agiye kugenda nawe ngo ajyaga aryambakana amagare aje kumutwara hari 2012 icyo gihe yaje kuruhuka amenya ko ari Imana yamusuraga kandi ari umuhanuzi ukomeye cyane twatanze urugero hari mino minsi ingo ziri gutana kenshi umuntu akaza ngo uriya mugabo ngo si uwawe uyu mugore ngo si uwawe kandi mubanye kangahe mubanye gatatu mubanye abana batatu abana bane mugatandukana ubwo buhanuzi bukaza niki mu by'ukuri biraba ngo iyo mwabanye ntabwo mukibabiri mwabaye umubiri umwe uri kumva mwabaye umubiri umwe uzi hari umupasi wigeze kuva inahangaha ata rwose umugore we mwiza witondaga n'abana be babiri agikira mu ruzi gukora umurimo umurimo w'Imana nyine iyo Imana nyine abantu bayumve kumva ashaka undi mugore Imana yavuga ati ihute kugira ngo bikunde neza ushaka umugore nshaka kushaka nta kibazo n'iki nuko ujya Nyagatare uri kumva arazakira mu ruzi ndumva ariho yagiye so uri kumva rero ayo sama hano n'amahano nuse Imana namubwiye ni Imana nose bajya ngira Imana ntiri mu ngo zabenshi
uzi ingo ziri gutandukana hejuru ya buriya buhanuzi. Bavandimwe, ubuhanuzi bw'ukuri ikirambere bujya gute? Wavuze ngo burahugura kuko uhugura bujyana no kuri byuke ukajya mu murongo ukava mu buyobe, sibyo? Icya kabiri burukakungura bugahumura, icya gatatu bukaguhumuriza. Aho uzasanga ubundi buhanuzi sasa rero abasatuzi ubu ngubu ngo nta mwe hari wajyaga mbura ngo wajyagazaho twasengeraga mugiye ngo ndeze cyeri gusinjya mpanura ibintu byiza ngo mbonye imbago, sibyo? Ngo mbonye imbago. Kandi nabwiye abantu biriya bintu iyo byakiriye ukakira bene ya message ni ukuri pe cya imoto ugiyeho ntugaruka amahoro. Imodoka mujye gute irabacurangura kuko iraje iyo ryakiriye dayimoni ajya gute arishya gukorwa. Sasa rero François rero ahangaha ndemera muri urwo rugero ntanze ashobora kuba yarabibonye koko ibihe kuba uwo mudamu yarasambanye ariko ko yabyifashemo nicyo kibazo. Yashoboraga kumuhamagara yabibonye akamuhugura, ariko segera no kubibona ntabwo ari nawo mutima untuze mbere ko winjira mu barangi, sibyo? Ari bakurondura sibyo? Iyo wakubise umugore, iyo wasinze wakwinjira mu barangi wasinze, oye bonde ntibibaho. Abarangi ahubwo bakurikiza amategeko biteye ubwoba, ibyo nabo ngo bagira tora. Icyo twavuga sasa rero hagati aho ngaho ni uko bavandimwe, umuhanuzi mwiza iyo muhuye uvuye ku Mana, iyo wari wahungabanye arakongera akakubaka akaguhumuriza, sibyo? Akakugira inama akakuriyanta, kuko umuhanuzi n'ijwi ry'Imana. Uri kumva? Uri uvuga ngo mbonye uhomba ngo uratashye, ngo business yangu uratashye, ngo mbonye ngo uyikoreye amaboko, ngo mbonye umwana wapfa, ngo mbonye igare wawe, sibyo? Kandi koko riraza ukagenda muri jajuru ya kabiri. Ubundi umuntu w'Imana aravuga ngo mbonye Imana ikuyeho iki? Impanuka. Ntabwo ngo mbonye ufite iki, ntabwo ngo mbonye ufite iki, ngo mbonye ufite imbago. Arakora ngo Imana igukuriyeho impanuka. Imana kandi umuhanuzi yavuze ngo Imana igukuriyeho impanuka, Imana igukuriyeho iki? Buriya rero mu butware. Sasa rero aba turi gusoza nk'abantu mu Rwanda n'ubu harabatsimbaraye ibintu bya nyirabiyoro bizasora ubuhanuzi bw'amagayane, ibintu ngo bya bibiri bya gatatu by'Abanyarwanda bazapfa. Abantu bose bari muri spirit bari mu mwuka w'Imana y'iki gihe bimaze imyaka birimbura abantu. Ibyo bintu mutabivamo, sibyo? Aho uzabona bene ubwo buhanuzi uzabata ahantu nyamara hari agatebe kandi k'Imana y'iki gihe. Niyo group usengeramo uzabata ahantu nubwo njya mbona hari abasubirizwamo, sibyo? Nyamara ahantu nanone hari intebe y'Imana y'iki gihe dushobora kuba dusubizwa bimwe na bimwe kugira ngo tugumane, kuko ajya usanga ahantu rimwe na rimwe hari ibisubizo basubizwa, hano ugasanga hari akaga, hari izo ngorane. François reka nkubwire hari ikindi ufite cyangwa tuzakuzuta. Ikindi ni urugero rujyanye n'urwo ni umuntu wari urwaye urushwima none hakajya ajya mu nsengero agira ngo yenda azagira ahantu bamusengera. None umuntu w'umuhanuzi arahaguruka ati uzapfa, ibyo byo kwirirwa wiruka mu nsengero bireke, ahubwo shaka abantu mwagiranye ibibazo ubasaba imbabazi. Aho yaramurangije na pasiteri mukuru wayoboraga urwo rusengero agiye kuvuga nawe arabivuga ati rwose nibyo uzapfa, ibyo byo kwiruka mu nsengero bireke. Uranyibukije byaje kwangiye gute? Ntabwo nakurikiye amateka ye ariko urumva uranyibukije hari umuntu umwe bambwiye bagiye gusenya ari Indera muri 2016 bagiye kumweza ku Imana ngo azataha, sibyo? Bagiye kumufasha ngo yize, uzi ko kiriho ahubwo ameze neza kandi gihe hagiye groupe ngo kumufasha ngo kwiyiza. So rero bavandimwe reka farakamubwire tuzakomeza dusobanura abantu. Ugeze ahantu hari Imana iki gihe wamenyeshwa n'iki? Urebye biriya bimenyetso, by'ibishushanyo twavuze, ureze doctrine, bura tuzavuga inyigisho y'amategeko haniri, tuzereka n'ubundi butumwa bwo buri ahantu. Iyo umwigisha ibi ngibi yigisha ibintu tuzabyerekana. Ikindi ubuhanuzi butakukije amategeko, nuhagera uzamenye yuko hari iki aho ngaho hari Imana iki, uzahava wirukanka utazahakura iki imbwa yiruka, tuzakora ibibazo. So rero reka tube dusubikira isomo tuzongera utaha. Murakoze cyane.